Nongeye kubasuhuza cyane mwese mukurikirana Moderi Rwanda TV. Dutangiye isomo kwiga kudoda season ya 29 episode ni ya 19, aho turi kwiga kudoda iribaya ryacu muri kureba hano. Niba rifite moderi zitandukanye, yaba inovora, yaba ari amaboko, yaba kujosa imbere. Sinibyo gusa, iribaya narijyanishije n'ijipo izaza muri season ya 30, kandi nkubwira ati iyo jipo ifite amamoderi natandukanye. Reba iravura ukuntu ikoze, reba utumoderi turiho, ibi byose uzabibona akantu ko kandi. Nkubwira ngo dutangiranye, nizere ko wamaze gukora like, wowe mushyashya subscribe na like ndabikeneye. Kandi ikindi video nijya kurangira uduhe na comment utubwire uko wabonye isomo. Sinibyo gusa, ahubwo unamenye neza ko watanze umusanzu wo gukora amasomo. Ku bantu bashyashya uba ugomba gutanga umusanzu ukajya muri groupe y'amasomo yo kuri WhatsApp, nimero uraza kuyibona mu kanya. Rero byose uri kureba hano ni zimwe mu ncamake zagiye ziranga iri somo ryacu, harimo gufata ibipimo. Ibyose twagiye tubikora, kandi ibyo tutarakora nabyo mugomba kubibona neza akantu ko kandi. Dore nimero ya groupe ngiyo, nyandikira kuri WhatsApp mbwire ngo mwarimu nshyira muri groupe y'amasomo. Ndagushyira muri groupe y'amasomo, ariko mpite nanagushyira no muri groupe yo kuganiramo y'abatayeri, ku buryo uzajya ujya mu bandi handi wakoreraga, wenda nimba ari kwiseta ahantu ku muhanda, cyangwa se nimba ukora ubumwe mu rugo ukajya mu bandi, ku buryo uzajya wicagira mu rugo ukabona kuri kumwe n'abandi batayeri 100, kandi muhurira muri ya groupe muganira mubana. Ni ukuvuga ngo ni ibintu biba ari byiza cyane. Ubu umeze n'umundi nk'umuntu uri muri atelier cyangwa ahantu muri kampani rimwe abandi bagenzi bawe barenga amajana n'amajana. Bivuze ngo rero nagushishikariza kujya muri iyo groupe nawe, ko yakiragufasha cyane. Abantu bakunda utumoderi, abakeneye utumoderi dutandukanye, kwibariza utubazo, kwiganirira biraho. Buraro ukuntu abantu bahuriye ku mwuga umwe bagira ibiganiro bisa naho babihuje bose bakabikunda. Ntabwo ari kimwe no kuvuga ngo uyu nguyu aradoda, uriya arasuka, uriya arakanika, uriya aratwara, ngo barahuye ngo bari kuganira. Ubu usanga ari kuvuga ngo kontrivasiyo, undi ugasanga ari kuvuga ati gukata biye, undi ugasanga ari kuvuga ati buriya gukora muri iriya moteri y'iriya modoka bisa n'ibigoye, undi nawe ati ariko iriya meshi nshyashya rero, ukumva nta hantu bihuriye. Ariko buriya mugeze ahantu hamwe, umwe ati nadoze gutya, undi nawe ati nanjye nadoze gutya, undi nawe ati ese iyi moderi bikoze gute, uba usanga mwese rwose bimeze neza. Niyo mpamvu nigisha n'ibindi wenda nko gusuka n'ibindi, nzajya ngerageza bikorera amagurupe yacyo. Nimba ari gurupe yo gusuka niyo gusuka, nimba ari iyo kudoda niyo kudoda. Ibyo bintu ntibyumvikana kandi bikaba binasobanutse koko. Wari umuntu wabigeraho ikibazo? Hano rero ndacyarimo gutera imashini. Ibi bintu ntabwo ndi bubisobanure pe. Ni ukuri, nimba utazi gutera imashini ni ikibazo gikomeye, ni wigaye. Tumaze kubyiga inshuro 20 na zingahe. Inereka ibaze ko n'umuntu wakoresheje rino somo, iri somo ryavuye ku nkunga zanyu mwese, ariko nyine cyane watangije gukora ino video. Ni umumama rwose wibereye ngiyo muri Amerika, ndamusuhuje cyane, ndamukunda, mwese ndabakunda. Ariko nyine tanze umusanzu uremereye hagati aho, kubera ko nyine mushaka kuvuga ati ntanze hafi 100,000 iyi moderi tuyige. Ahita mvuga ati wenda nubwo wenda nzongeraho, reka wenda nawe murebe ukuntu mwatanga umusanzu. Ariko niwe muntu wa mbere wanyujije ifoto y'iyi moderi arambwira ati mwari mugerageze ukuntu bari kwigisha, ahita atanga n'umusanzu wayo. Ndamusuhuje cyane rwose. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha ndacyarimo gutera ya mashini. Hano uba ugomba kuyorosaho, ugomba kuyorosaho gutya ugasa n'uyitwikiriye. Kera niga kudoda natangiye nyigaragaza, kandi rego umuntu uze gutera imashini bwa mbere ntabwo uhita wihutira kumubwira ngo orosa gutya. Mbere na mbere baza umwigishe kuyitera igaragara, abanza bimenye. Nyuma yaho namara kuyitera igaragara nibwo azamenya kuyitera yorose. Ibyo bintu wabyumvishe. Naho ubundi kuvuga ngo uramutangije bwa mbere ngo atangire atera yorose, nawe uragorana pe. Sinzi ukuntu wigisha, wenda nibwo buryo bwawe sinkugaye, ariko urumva ko ni inzira igoye. Duri hano kandi iyi mashini bigomba kugira hasi. Nongera kubwira abantu, hari abantu bakunda gutera imashini ugasanga ngo arayihera hagati ahagana hejuru, yongere igarukirize hagati ahagana hasi. Ugasanga nta hantu na hamwe imashini igera ngo umwenda urangire. Ibyo bintu yego nyine si mbihakanye, ariko ku rundi ruhande ntabwo ngiye mbikunda pe. Hano ku maribaya ugasanga imashini ngo ntagashaka igera kuri vora hasi.
ngo yonyine ngigume hagati na hagati. Nyine nta kundi simbihakanye cyane ariko mbihakanye gakeya. Wabonye noneho wajya kugera hano hasi ugahita ko uhina imashini kuriya ugahita n'uyifungura. Reba hariya mbere na mbere banza uyifungureho kubera ko uriya muriko w'iyi mashini uri hariya wawugonga. Urabona ko mbaje kuwusubiza inyuma. Noneho rero ujya wabona guhina kariya maze uhita ufunga kuriya. Ibyo byose ni twabyize koko. Ubu hari umuntu wajya muri comment akambwira ngo mwarimu gutera imashini wanza kubivugaho ku buryo burambuye inshuro 20 zingahe tubyize. Buriya na EPS mura ntindaho. Buriya rero zira EPS simba mwe no kuzisubiramo pe. Ubundi hari ibintu ngomba kugeraho ngataruka. Ariko nyine akantu ko kandi niwo mu ntegere namwe. Se nyine nabigenza gute? Kwa turi mu kantu ko kandi nyine gutaruka simbyemerewe. Nta kundi nyine nta kundi kandi yakiri. Nese mburane. Ariko ntabwo nyine hari ibintu ntashyira mu imbaraga pe. Nk'ibintu byo gutera imashini igihe twabyigiye. Ndumva twaratangiye amaribaya muri season ya 3 nimba atari ya 4. Turi kuri season ya 29. Ngayibaza muri season ya 4 dutera imashini. Season ya 5 wasanga na hari iribaya. Season ya 6 wenda ushaka gusanga ari nk'ishati cyangwa ipantaro. Season ya 7 ni iribaya. Season ya 8 ushaka gusanga wenda ni nk'aka moderi wenda gakabutura biraho. Season ya 9 wenda ari nk'ikanzu nayo iriho imashini. Season ya 10 wenda ari iribaya ririho imashini. Season ya 11 ugasanga wenda ni ubundi mwenda uriho imashini. Kuko gutera imashini uracyabikeneye kubyiga. Imashini nyifunguye ni gutya biba bimeze. Wayibonye? None yifungure kagarukira hariya buriya biba biri buzagutabare mu gihe izaba yanacitse. Ntago ari kimwe no gutera imashini turukoresha ikagera hasi. Kera twarabikoraga ngo binagezweho da ngo iribaya ngo ufungure ukagira ngo ufunguye ishati. Ariko nyine ubibona neza iyi mashini yacitse. Kandi ukuntu mwambara imyenda ibegereye abamama. Namwe murabyumva nyine. Ikaneke kubitindaho. Nko kwambara ijipo ya droite uzi neza ko wayegereje cyane wajya kubona ukabona igucikiyeho. Imashini iraturitse. Kandi wenda hejuru wambaye agapira kagufiya hajya baketa gute kamukonda wuti. Ariko ibintu mbavuga ubundi mbikura nimba ari byo mvuze niba atari byo sinzi reka twikomereze. Rero ibaze nayo imashini ituritse kandi ko mubizi ibyo bintu kenshi aba ari abakobwa bambara aya mamoderi. Ariko nabwo ntushobora kwikwaza n'agashakoshi ngo ushyiremo n'akayisharupe reka ngo ishakoshi ngo irakuremerera. Ngaho ibaze none imashini iraturetse. Usibye ko umuntu yagutabara akaguha ikoti yambaye cyangwa undi mwenda ukareba ukuntu bigenza urumva bitagukomerana koko. Sawa. Sasa rero ahangaha ikintu ngiye gukora cya gitambaro cyagenda kase. Murakibuka? Kino gitambaro rero naravuze ngo nicyo nzakora nk'ibishanje. Bino bintu ngiye gukora byitegereze neza kubera ko ni ingenzi. Bivuze ngo kino gitambaro cyose ngiye kucyomeka virizoline. Rero ikindi kintu nshaka kugira ngo mvugeho ni ukuvuga ngo kino gitambaro gitwara virizoline nini ku buryo metero yose yajyaho. Ibyo bintu ntabwo wari ubizi. Kino gitambaro gitwara virizoline nini cyane ku buryo metero yose yajyaho. Icyo ni ikintu cya mbere ugomba kumenya. Ikintu cya kabiri, nubwo bari igitambaro kirekire kingana n'uburebure bw'igitende cyose, ariko ntabwo buriya burebure bwose yavuze ko nzabukoresha. Wenda nuko managereranyije buriya burebure kuko bitewe wowe n'ibishanje uzakora ntabwo nzi ngo uzakoresha uburebure bungana iki. Hari uwakora ibishanja binini bimeze nk'ibibabi, icyo gihe cyane abagito kino gitambaro. Hari uzakora udushanja duto kurenza biranakoze, cyaba kinini cyane. Hari uzakora ibishanja biringaniye biri mu rugero nk'ibi nakoze. Bishatse kuvuga ngo rero ntabwo nakubwira ngo kata uburebure bungana gutya kuko ntabwo nzi ngo ukora ibishanja bimeze gute cyangwa se ukeneye kuzakora bimeze gute nawe uzagereranya. Rero ndafata virizoline nomeke nomeke muri ihanganira hano wagira ngo ni moteri ihari kumbe hari mashini mfite ihinda nk'indege. Ni ya mashini waka ukabanza ugasunika ukayishitura. Wabyumvishe ibyo bintu ubundi ntibinabaho. Hari benshi bahise babyemera ariko ntabwo ari byo. Mbese urumva ibyo bintu bibaho ndasunika n'imodoka. Wenda nyinshi kubisakuza fani yayo ngo ndavuga vandarateri ariko nta bindi birenze.
muri mashini mfite se ko manifitiye zimwe za make nyine bitewe yuko faranga yarabuze imisanzu mu mwanzi kuyitanga. Buriya reka mbabwize ukuri, hari ikintu cyatuma nihutisha amasomo ku rwego rwo hejuru, ariko wakibaza ngo ni iki? Amasomo kihuta buri munsi nkajya mbana episode 10, ariko ikibazo ni uko mutemera. Hari mashini ushobora kugura, nimba nshobora gufata mashini ngakora video ikamara amasaha 4 ikiri muri systeme, ngo ndavuga amasaha 2 kuri 2, ngo nyine editinga murabizi. Hari mashini nagura video ikajya mara nk'iminota 10 cyangwa se 20 yakabisha. Noneho wakibaza ati se bizamfata umwanya ungana uti kugira ngo nkore episode yose irangire? Ugasanga episode kugira irangire bintwaye nk'iminota 30, cyakora wenda ko gusobanura byajemo ni nk'iminota 50. Ngayibaze ku munsi nzabaha episode zingahe? Gusa iyo mashini usanga ibihumbi nka 800 arigura, miliyoni 500. Ubwo ndavuga nyine nayo wafunukuje kugira ngo ugure mashini nyine imeze neza rwose ikora ibintu vuba vuba. Ariko si yo bije wajya kwitegura n'amasomo byabaye ikibazo, maze umbwire ko iyo mashini twayigura. Erega abantu mwese turi gufatikanya tureba no masomo, byashoboka yuko buri muntu yavuga ati mwarimu nge ntanze ibihumbi 10. Rwose ibyo bintu biroroshye. Ibihumbi 10 abantu 10 ni ibihumbi 100, ubwo abantu 100 ni miliyoni. Urumva ko rero uko byamera kose niyo twatanga ibihumbi 5, abantu 150 cyangwa 200 bakitanga, twahita tuyigura. Ariko si ikibazo nubwo ukiri igitekerezo tugasenyera umugozi umwe, ibyo bintu nibyo biba byarabaye ingorabahizi. Impamvu rero mwarimu nituriza nese mbigenze gute? Hari igihe rimwe wenda hari umufana wanjye uzambwira ati mwarimu fata inkunga $2 nka tungahe cyangwa nkako kamiliyoni, urebe uko ubigenza. Muri iyo poroje ufite rwose ni sawa, ndabikunda, buri witeye imbere rwose ugafasha abantu biranshimisha. Hari abantu nk'abo barahari. Wenda hari igihe bizagenda gutya, naho ubundi kuvuga ngo reka dukusanye, yewe ntabwo wenda mbagaye, ndabashimye pe n'ibyo mukora nabyo ndabishimye, ariko amafaranga angana gutyo biragoye kugira ngo tuyakusanye. Kandi mubona ko ngerageza gukora ibishoboka pe. Ubu ngeze ku rwego rwa mashini 2 zikora amavideo, interinete, akamashini ka wifi karahari. Nubwo nayo kuyigura nabwo hari igihe ikibazo rimwe na rimwe bitewe n'inkunga zagiye gake, ubushobozi bukaba buke, ariko nyine murabona ko byinshi mbigeze kuri. Rero nyine nuko ariko bizacamo umunsi umwe bizacamo, ntimugire ikibazo. Mba mbyizeye ibintu byose ntabwo ari hutihutireka. Umenya ko natangiye gukora video nkoresha telefoni Tecno F2. Iyo telefoni igura 50,000 ni nshyashya kuri sinze kakanye ariko burangaye. Ariko ndumva nko mu myaka nk'itatu ishize cyangwa 5, 50 rwose warayifunukuzaga. Ngayibaze iyo telefoni. Ni ukuvuga ngo abenshi twazikundiraga uko zageraga intano ya giga nimba ari zingahe. Intano yayo rwose imeze neza, kandi izo telefoni zarakomeraga ku rwego rwo hejuru. Ikindi twazikundiraga nuko zirambye umuriro. Iyo Tecno F2 niyo buriya yamfashije gufungura ibintu by'imbuga n'ibiki, amacano. Telefoni rwose yubahwe. N'aka kanya kandi nzayikora ako mumaye igitekerezo. Eka telefoni ndaza kuza kuyikoramo icyegeranyo nyibereke. Murumirwa cyane. Iyo telefoni yafunguye channel narayibitse rwose, sinyinayikoresha ariko narayibitse. Ariko uyirebye nubwo wabyizera ko ari yafunguye channel, aka kanya ifite aba subscribers 40,000, ikaba iri kuri uru rwego. Ni telefoni nanirwa kubi, batiri yayo igira gutya rimwe na rimwe ikazana icyo twakwita ngo hajya ngo niki, ikabyimba koko. Nuko nyine batiri mba naragiye nyihindagura cyane, wenda ashaka kuba arimo batiri itabyimbye cyane, ariko nabyo ni ibintu byumvikana. Hano ndi gutera kavurezo nyine nta bisobanuro byinshi bihari. Mutumye nyireba pe muranyibukije. Ndabona ijyamo simukadi 2, memory card ijyamo, gucaginga none ko system charge ndayibutse. System charge yajyaga ihanguka, nkongera nkajya gusudiza, na charginga ukwezi kongera igahanguka, batiri yaje kugera igihe irapfa.
noneho rero nkajya ngura batiri kamara amezi 5 igahita izana ukubyimba ukagira ngo nakafuka k'umuceri nkongera ngahindura. Yewe ni urugendo rutoroshye runababaje, ariko abantu muvuga ati nta telefone mfite, ngo mfite matushe, ngo ngiye ngo ndebe ziriya telefone ngo yaramenaguritse, ngo reba ngo batiri ibigomba ziraguhambira. Wakubwira aho mwarimu wanyu yatangiriye nibwo wakemera ko ibintu byose bishoboka. Ndaje ako nungutse igitekerezo wa mugani, ndaza kuza gukamera ino telefone nyikoreho icyegeranyo gatoya mbereke cano yanyu aho byatangiriye, sibyo? Taburo yaramenetse rwose. Tekino yefuka birabazizi, murazizi, n'udutelefone duto cyane rwose. Ndimo ndakareba none ndiyibutse. Reka nkomodasobanure ndeka kubitekerezaho, gusa nyine ni ikindi gitekerezo mbonye. Hano rero ndacyomeka. Buri ibihe byakerenga, hari benshi bavuga ati ibihe ndimo birangoye. Se koko kucyari Imana yahisemo ko ibintu byambaho? Ese kuki ari Imana yahisemo ko njye natanga isomo ku bandi? Ese kuki ari njye mura n'ibibazo abandi bishimye? Ese wabuze wa muntu wishimye aho yatangiriye? Benshi ni mu bitekerezo ati runaka aratambutse muri vewiti rwose, ameze neza, kaje bundi yari umunyonzi. Buri ibintu ngo abanyonzi ngo murabasuzugura ntumbaze je mu bahora. Buri kareka ngo ntiwakundana n'umunyonzi ngo uri mu gihe cyo gukundana, ngo reka ngo umumotari ngo ntacyo mwavugana, noneho ngo umuntu uhinga ngo reka isuka zake twarayikoresheje. Reka buriya nanjye narahinze mu cyaro, barabizi nubwo nari nkiri muto. Mama ntabwo yajyaga nsiga, agiye gushaka icyo gihumbi twarajyanaga. Buriya nanjye ndi mu bantu ndabizi. Yazo ukavuga ati made in Rwanda gatuye muri Kigali, ngo yaragafashe, afite channel, afite ibikorwa bimeze gutya na gutya, ariko nyirizina ntiwamenya ngo umuntu yatangiriye. Ntangira byanga uri nawe bizagenda neza, humura. Cyambere no kurinda gucika intege, kandi nkunda kubibabwira. No kuvuga ngo rero reka nsubikire hano, yari season ya 29 no turiho, aho episode yari 19. Babwira ngo episode ya 20 iraje vuba, kandi ikindi umenye neza ko wakoze subscribe, kandi ikindi like, share and comment nabyo birakenewe. Ikindi kinakenewe cyane kurusha ibindi, umusanzu. Ako umusanzu ntabwo utasubscribe niyo ya mbere kugira ngo uzamure mwarimu, umusanzu ugakurikira nk'umuntu ushyigikira amasomo. Umusanzu nimero ngiyo, kode ngiyo, ku bindi bisobanuro unyandikiye kuri WhatsApp, kandi ikindi unyandikiye kuri WhatsApp n'ubundi kugira ngo ujye muri group utarimo. Oyo mushyashye no we mbwira, we wirengagije. Ngaruka neza, ejo bundi uzaba uri kumbwira ati mwarimu mbabarire sinagiye muri group kugihe ndayikeneye, unyereke n'iyi moderi maze nkwihorere, cyangwa ucamo nanese. Sibyo bundi se bishobora umuntu nk'uwo nguwo uwirengagiza. Bye bye rero, reka dusubikire hano, ibyiza biracyaza. Ndabakunda cyane. Ikibazo cyo kubura video za Ep19 Rwanda TV cyakemutse. Wowe ikintu uzajya ukora ngo no hano kuri YouTube hariho video nyinshi. Urabona ko haba video zigiye zitandukanye. Ujyana muri research, wandikemo ngo Valence Made in Rwanda TV. No kuvuga ngo hano ushobora kubona amasomo atandukanye yose nakoze, cyangwa amamoderi atandukanye, umva byose ukabibona. Wewe hano muri research ariko mu Valence Made in Rwanda TV uhita ukora hara kuri research hano ku ruhande, urabona video hano nkeya. Izi ni video nke uri bubone, ntabwo biba birangiriye hano. Wowe ikintu uri bukore urazamuraho gatoya, ugenda uzamura yaba telefone cyangwa mashini, uzamuraho gatoya gutya, ukomeza uzamure, ugarukire ahangaho ubona agafoto kanjye. No kuvuga ngo hano hari ifoto yanjye, ariko ukabona ko hano handitse Valence Made in Rwanda TV, uzukandeho. Ukimara gukandaho rero, hano namaze kwinjira muri channel. No kuvuga ngo hano hari subscribers zose mfite, ama video yose mfiteho, hano turi muri home. No kuvuga ngo uravana hano muri home, uhita wimuri hano muri videos. Ukimara gukandaho urabona video zose nakoze. No kuvuga ngo wa muntu ukeneye ngo amasomo yabanje, ngadima moderi, ngo ibindi bintu bigiye bitandukanye, ni buno buryo. Dore video zose nagiye nsohora zose wazisanga hano. None nko kuntu umuntu bari ba video akavuga ati ngiye hari video ndi kureba isomo, ariko andi masomo yabanje ndayakura he, cyangwa izikurikira ndazikura he. Dore wewe rero kaze nkwereke. No kuvuga ngo dore bureba video gutya, ukavuga ati izindi video ndazikura. Ngwino hano imbere y'agafoto kanjye hano, niyo wakanda ugafoto uyinjiremo, noneho hano hari home, uhita ujya kuri videos, noneho uhita ubona video zose. Nizere ko usobanukiwe iki kibazo kitazongera kukubaho. Nkubwira ngo rero utarakora subscribe wayikora, nyuma yaho reka dukomeze. Bye bye.